reka twakeze muri ekipe ya siporo dukomoze ku itangazo rimaze gusohoka rya ekipe ya One Sport. Tugiye kureba ni itangazo rivuga ku mukino ya siporo ifitanye na Mukura Football Club. Ni itangazo aho amasaha y'umukino ubu bari bafitanye ku munsi wa gatandatu yahindutse. Tugiye kuba turiho turebera hamwe ese ni sangahe, ni gihe ki abakunzi ba Rayon Sport batazategereza match wenda bakabona urukundo itinzemo bagatangira kubyibazaho. Bamwe na bamwe wenda aba batagiye kuri stade, aba bari kumvira ku mafone cyangwa se ku maradiyo, so kumva match wenda uzi ko iri saa 12 zuzuye ugasanga match ntayiriho, ugatangira kwibaza ngo ese byagenze bite. Hako ndaza no komoza kuri bimwe wenda mu byatumye match ihindurirwa isa cyangwa se ikongerwaho iminota. Ndaza kubikomozaho nabyo hari impamvu mwimwe yatumye match bayisunika bakaba bayigeza imbere ho iminota. So ndaza kubona bikomozaho ni Rayon Sport ifite inama ku munsi w'ejo kwa gatanu. Hari inama y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abakinnyi, aho ngiye kuba nabikomozaho mu minota mike cyane mfite. Nizere ko abakunzi banjye mwese muhari, reba ko wakanze kuri subscribe ubundi ukande subscribe. Reka nere kujya muri byinshi, dutangire, let's go. Yes, reka tangire neza cyane n'uyu mukino Rayon Sport yari ifitanye na ekipe ya Mukura. Uko ibintu bihagaze kuri uyu mukino wahinduriwe amasa cyangwa se wiyongeyeho iminota, uko ibintu bimeze nuko match ya Rayon Sport ifitanye na Mukura ku munsi wa gatandatu yari iri ku isaha 12 zuzuye z'umugoroba, ariko izaba saa 12:30 cyangwa saa 12:15. So impamvu imwe yatumye iyi match bayishira saa 12:30 ni murabizi ko Islam muri Miss bari mu bihe bya Ramazan, bazamanza bafate iftar cyangwa se bamanze bahereze umwanya Abayisilamu bamanze bakore gahunda zabo. Urumva iyi ni match irimo abakinnyi benshi b'Abasilamu, bayiragwa haje abakinnyi benshi batandukanye b'Abasilamu, nabo bakaboneraho. Rayon Sport yabisabye, Ferwafa nawe yabibemereye. Ubwo match ni saa 12:30 zo kuri uyu wa gatandatu. So Rayon Sport ku munsi w'ejo kwa gatanu, nyuma y'imyitozo bafitanye inama n'abakinnyi ikomeye cyane yo kubategura mu mutwe kugira ngo ejo ubuyobozi bwa Sport haba kuri board ndetse na komite iyobora ekipe ya Rayon Sport ejo bafite inama n'abakinnyi ba Rayon Sport kugira ngo babatangarize na prime babafitiye nyuma ya match. Ku cyumweru Rayon Sport nyuma ya match ni itsinda prime ku munsi wo ku cyumweru irabageze kuri konte yabo kuko amafaranga yamaze kuboneka. So ubwo nta bindi byinshi nababwira kuri Rayon Sport. Harimo amakuru menshi, nzagaruka ku munsi w'ejo nibwo hazaba harimo amakuru menshi, ariko nuko ibintu bihagaze. Menya ko match iri saa 12:30 yavuye kuri saa 12 zuzuye ikajya saa 12:30.